Ici nous sommes à Bouchira, là où les éléments de M23 sont venus installer leur chef de groupement. Voilà que le vaillant Ouazalendo du territoire de Kabaré vient de déstabiliser les éléments du M23 et le groupement de Bouchira déjà entre les mains de Ouazalendo. Le groupement de Bouchira est déjà entre les mains de Ouazalendo. On vient de disperser les éléments du M23 avec courage. Ces gens n'ont plus installé le chef de groupement aujourd'hui après avoir dispersé les éléments du M23. Okay. Reka mbifurize igitondo cyiza nshuti banyarwanda ndetse banyarwandakazi, mbifurize kugubwa neza aho muri hose. Amazina yanjye nitwa Aristide Ndayishimiye. Iyo video mubonye ntarajya kure cyane, nahitwa ni groupement ya Bushira. Ahangaha hari intambara ikomeye cyane, ahantu Wazalendo yakubitiye bitoroshye cyane inyeshyamba za 23. Ni intambara itari yoroshye. Rero mbifurije kugira ukwezi kwiza, kuko turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni ukwezi kwa gatandatu turi kuba kugeza hagati mu mwaka, cyangwa se tuba tugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Bivuze ngo umwaka turawujyanye. Rero reka ntekereze ko niba atari ubwa mbere umbonye umaze gukora like, niba ariko ari ubwa mbere umbonye ukaba umaze guhita unkorera kuri subscribe, nkandira kuri sabone, numara gukanda kuri sabone unkandire ku kazogera, bityo video yose nkizeho igihita kugeraho vuba na bwangu. Banyarwanda ndetse banyarwandakazi, nababwiye ko ngomba kuba iyi nkuru saa 12 zuzuye igomba kubibagezeho, kubera ko nicyo kintu niyemeje. Mba nifuza ko abanyarwanda tujye tumenya ukuri. Akenshi na kenshi iyo tuvuga turavuga duti mbese ni impamvu kituma abana b'u Rwanda mupfira muri Kongo, tukavuga duti mbese ni intambara kimurimo itazwi n'igihugu ituma mupfira muri Kongo, bakaboshya ngo muri gupfira igihugu. Kubera iki mupfira igihugu mute mu gihe igihugu kitari mu ntambara n'ikindi gihugu? Cyangwa mupfira ubutunzi, mupfira imiryango yabo, kubera ko iyanyu yo niba mugiye guhambwa, niba mugiye gupfira mu mashyamba mukaribwa n'ibisiga, iwanyu nta nubwo bemerewe kurira, nta nubwo bemerewe kubunamira, bagomba gusigara muri mpfunira. Mbese bababara icyitwa mpfunira. Banyarwanda ndetse banyarwandakazi, hari umugabo witwa Munezero Olivier, mwumvishe ni colonel, ni capitaine. Uyu mwana w'umusore yaguye muri Kongo, ariko gwa muri Kongo arozwe. Muri Kongo yarari muri Kongo arozwe, yageze muri Kongo ararugwa agwayo. Ntabwo yarashwe, ntabwo yishwe, yarozwe. Icyatumye arogwa, we yagezeyo intambara ararwana rwose nk'umusirikare werejwe ku rugamba. Ariko mu kurwana kwa kundi nyine mubona musumbirijwe, barimo basubira inyuma, bageze aho bari bafite ibirindiro. Arabaza ati ariko se ubundi impamvu iki twaje na, kubera ko turimo turabura abantu bacu, turimo turabura abavandimwe, twaje gukora iki natwe ko tutari abakongomani? Ibi turarwana niki? Kubera iki tudafata inzira ngo twisubirire iwacu? Bahita bamuha utunyuza, abarapfuye. Uyu muhungu amaze gupfa, Noble Marara n'umwe mu bantu ba mbere bahise bapostinga inkuru, baravuga bati Olivier afumbiriye Kongo, amaze kuba ifumbire ya Kongo, ubu tuvugana none ahangaha mu ntambara yari imibahuza na Wazalendo. Mu gitondo nibwo nakweretse ifoto, cyangwa se nibwo naguhaye inkuru, ni mu mugoroba nibwo nabahaye inkuru y'ukuntu aba bahungu y'amasasu abaye make, cyangwa se bibaye ngombwa hari abasirikare bafashwe cyangwa se abaturage bafashwe b'abahutu bicishwe inyundo, babakubita inyundo paka bapfu. Noneho rero Noble Marara yahise avuga ati umuhungu afumbiye Kongo. Agitambutse iyo video cyangwa se iyo nkuru, wa musore witutsuye, wigize umututsi wigize umututsi ku ngufu, wigize umucikacumu, wigize umukongomani, wigize mbese yigize ibyo ntashobora kumenya ibyo ari byo, mbese n'ibyo ntazi, witwa Munyakazi Sadati. Abarazamutse ati uyu muhungu mubona nubwo muvuga ngo afumbiye Kongo agiye gitwari, ariko mwebwe mwantera hamwe mwe
amaraso yanyu azameneka anyobwe nk'imbwa ku kiguzi cy'ububwa kubera ko mwirirwa muhunahuna iyo mu mahanga. Nagira ngo nibutse Sadati kutemerewe gusohoka mu Rwanda, nubwo bakujije barajijisha bakakuzirikaho ibintu, bakuzirikaho ibibombe kubera ko kuvuga ngo ufite miliyari y'amafaranga, bikajya no mu bitangazamakuru. Tutari twabona Sina Gerard, umukire nemera ko ari umukire kandi unitonda, aje no kuri televiziyo ngavuge ngo ni umukire. Ntari numva Mironko ufite inganda nka za zindi zose muzi. Tutari twumva babarura ku bagaga cyase ku bakire nka Kabuga Felicien. Tutari twumva kubiyemera nk'umuryango wa Rujugiro. We ibyo ngibyo kire kutabona ibyari byo. Munyakazi Sadati miliyari mwumva ni n'amafaranga bafata bano banyabyaha b'intambara, tuvuge nka Kagame, igihe afite umutungo ashaka gutunga ariko utamubaruyeho, agafata ikintu nk'iki kizwi mu gihugu hose agahita avuga babicyandikishaho, ariko imbunda zigihora inyuma, maneko zigihora inyuma. Buri ushobora no gusanga amagarama arya mu rugo iwe apimye, kubera ko ntabwo bifuza ko agasipiye umutungo utari uwo. Rega kuba bakugize umukire cyangwa se kuba witiriwe umukire ntabwo uhita uba umukire, hari byinshi usabwa. Abagomba kujya gutanga ingero mu masare akerekana uburyo arya nabi, n'ubundi ugomba kurya nabi kubera ko nta kintu ufite. Ndavugisha ukuri ngo afite ngo isaha ngo ya miliyoni 14. Tekereza isaha ya miliyoni 14 wambaye ku kuboko. Icyo ni ikintu abantu bose bareba, ariko iyo saha urayiripotinga buri joro, uvanamo ukajya kuri kamera, isaha ngiyi, telefone ngiyi, amasogisi ngibi, bakandika byose arabifite. Buri munsi bakora pe y'umutungo Sadati aripotinga ibyo yinjije n'ibyo yasohoye buri munsi. Ntabwo mwabyemera, ni umukire. Harya niwe twabonye ejo bundi wari mu manza na Reyo, niwe nigeze kubona ejo bundi wari mu manza na Reyo ngo yarabibye amafaranga. Sadati amaze kuvuga aya magambo, nese mvuga noke, reka ntekereka numva icyo abandi banyarwanda babivugaho, reka ndebe kuko bari buceceke bakamwihorera. Icyambere, Sadati uvuga ibi ntabwo yarara. Nababwiye ngiye mu Rwanda babise Sadati ntabwo bizigera bibaho, ntibizanabaho ko ashobora kurara atabyinnye Kagame. Ntabwo bishobora kubaho. Ntushobora kurara utaririmbye Paul. Ntabwo bishoboka kurara utaririmbye Paul. Uri kubyumva? None nkibaza niba wifata ukabwira Noble Marara ngo ari guhunahuna ari mu gihugu ashobora kuba akorera. Reka turebe, ushaka gusanga buri munsi Marara hari, buri munsi ashobora kuba yinjiza 300,000 buri munsi. Ni urugero by'amanyarwanda, buri uko abyutse 300 birinjira, kandi bye atari umutungo w'abandi bamwanditseho ngo ubutegetsi nibuhirima bazaba umwaka. Hoya nibye. None kuvuga kahunaho, nge mvuga ko Marara bayeho neza kukurusha Sadati. Noneho ndibaza niba uvuze ko ari kurwanira amaraso, ari kurwanira amaraso yanyu, ari kurwanira abasogokuruza banyu, ari kurwanira igisekuruza cyanyu, uwo muhungu Olivier, kuko Sadati yavuze ngo ari yaguye ku butaka bwa basekuruza. None Sadati nta mwana w'umukobwa ufite ugejeje mu myaka yo kuba yakwatendinga igisirikare cy'u Rwanda. Nibyo mukunda Paul Kagame, mukunda u Rwanda, mwana rwitangira. Abana banyu ko tutarababona muri teni ngo bafate ya mbere bajye muri Kongo, bajye kurwanira ibyo bisekuruza byanyu muririmba. Icya kabiri, uyu mugabo uri kuvuga ngo yazize ngo yaguye amaraso ye yaguye ku rugamba, ngo yavuye gitwari.
yishwe arugwa namwe nimwe mwamuroze kubera ko ari byababwiye mutashakaga kumva. Uri kubyumva? None nkibaza ngewe ku ruhande rwanjye, abantu bari gupfa, abasore bari gupfa bazira ubujura bwa Paul Kagame, bwa James Kabarebe, bw'abandi n'abandi. Uretse ko Kabarebe ndamurenganya nawe aragenerwa, bazira ubujura bw'abategetsi bamwe na bamwe. None barangiza bano bahungu bakanywa champagne, bakarya blue band, bakarya utumayonezi, bakarya inkoko, bakarya amasamaki, abarya ingurube bakirira, bagasigara bashinyikira imiryango yapfushije abantu. Ngo rata ngo bapfuye gitwari, kandi ubwo mubyaye ibyana murujuje buri munsi n'abagore banyu baratwite. Mwebwe abanyu ntabwo mushaka kwitwa ababyeyi b'intwari, ngo uvuga ati ngewe muhungu wanjye ni intwari cyangwa mukobwa wanjye ni intwari kazi kubera ko yaguye muri Kongo. Just ni babandi bavuga ngo jyayo tuzakwibuka, genda upfe tuzakwibuka. Nanjye mupfe nzabibuka, nanjye mupfe nzabibuka muri intwari. Niko ye mupfe nanjye ubwanjye nzabibuka, kubera ko ntabwo mushaka kohereza abana banyu, ntabwo mushaka kujya ku rugamba namwe, ahubwo mwumva mwahora mwoherezayo. Mugende tuzabibuka, mugende tuzabibuka. Uyo Olivier yazize uburozi, yishwe yicirwa ku butaka bwa Kongo, bituma umututsi wabyigize Sadati atangira kunya ku bandi, atangira kubabwira amagambo y'ubwishongozi ngo mufite abana. Narabibabwiye Kabarebe ufite abana bakuru, niba ari umwe nawe ni mukuru. Sadati abana bawe bashobora gufata imbunda. Nimureke kwica abanyarwanda mubicisha, namwe mujye kuri tere. Nimurangiza tuzabibuka tuvuge duti bari abarwanyi, bari abarwanyi rwose. Nibyo muri intwari, muri base b'intwari, muri bankina b'intwari. Uri kubyumva? Siko bimeze, kubera ko umuntu nka Sadati kuza kumokera amarara, ntabwo mba mbyumva neza. Uyu mugabo bari kuvuga ngo he was poisoned for questioning unnecessary deployment in DRC. Just kubaza ati kubundi muri Kongo dukora iki? Nkibi nanjye mbaza. Nabwiye ko bari umuntu banje aba Kongo yarabamize, ibamira bagiye kurwanira abatutsi. Bato banje Imana izabakire rata, nta kindi nabo. Tegereza abavandimwe babiri banje tuvukana baguye muri Kongo, bagiye kurwanira abatutsi b'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Tegereza umusore, umwana w'umuhungu utari warenga imbibi z'akarere ka Ruhango, utari warenga imbibi z'akarere ka Rwamagana, utari warenga imbibi z'akarere ka Rulindo, utari warenga imbibi z'akarere ka Gicumbi cyangwa se ka Bugesera niba kabaho, ka Ngoma, ariko akajya kubohora igihugu. Komane ya aha, Mana Nyagasani, Mana Nyagasani. Okay, ntacyo bitwaye.
ariko nagira ngo mbabwire ko twebwe dupfa nge nseka ariko mbabaye. Ni impamvu nseka nuko nzi neza ko nk'uyu nguyu yisukiraho iyi comment biramubabaje kuko nseka, ntabwo yifuzaga ko nseka, ntabwo yifuzaga ko nseka, kubera ko bumva ko mwifuzaga ko muzica abahutu bose bagashira, mwifuza ko nuvutse yaba atari ikidebire mugomba kumufunga, ariko tukagenda tubaca mu nzara, abandi tukagenda tugera gutyo tukafunga ijisho rimwe kugira ngo tubane, twabona bibaye ngombwa tugakanura ariko mutakidushoboye. Uri kubyumva? Uyu munsi rero tuvuga ibyo tuzi, nabikweretse ndakubwira ni hari intambara. Mfite video 5, ntabwo mfite video imwe, mfite video 5 zari ziri kubera ahantu bita Bushira. Noneho umuntu nka Sadata akaza gukina ku banyarwanda ku mubyimba akanabyivugira ngo umuntu yaguye ngo yapfuye gitwari kuko yagiye kurwana muri Kongo, ngo umuntu yapfuye gitwari kubera ko hahambwa imyenda ye atari we washyinguwe. Ubwo sibyo mama mubibeshya abandi. Mujye mushaka abantu mupfunyikira, mushaka abantu mujya kwijijishirija muhambirire mu dufuka mukubite mu mufuka, ariko ngewe Aristide ntabwo bizigera bibaho. Sadata uri umukire nkuko bivugwa kuri kamera no ku bitangazamakuru, ibyo ukize n'ibyawe ntabwo ngewe bindeba, nta nicyo bimfasha. Rero ntabwo uzazana ubucucu mu bantu, ntabwo uzazana ubutumbavu n'ubugegera mu bantu ngo Aristide ngo ushyiremo imiyaga. Urabyibuka umunsi wanyitaga ikibwana cy'intera hamwe? Urabyibuka? Ntabwo mwica abantu muri 94, ntabwo mwica abantu muri 95, ntabwo mwica abantu muri 96. Ubwo mwicaga abantu muri 97 mvuka, 98 mukica ababyeyi bacu, mukica ba marume na mukatera amasida ba mama wacu n'abandi. Ntabwo mwigeze mutekereza ko utakwica abantu bose ngo bamare. Cyo cyo mwarakibagiwe. Na Kagame ubwo yaradivuye aravuga ati niyo tugira umugisha n'ibyambutse tukabikurikira, ariko byaratunaniye. Kubera iki? Sosthene yaravuze ngo urica bakavuka, ni umugambi w'Imana. Sosthene Serukizimana igiguha umugisha. Rero nshuti yanjye, nshuti banyarwandakazi, n'ubundi message nimwe. Mureke koshya abana, mureke kwicisha abana mu gihe mufite abana. Twe tuzabyemera kuko mukunda n'ukuri. Umunsi numvishe ngo Sadata yambaye uniform ajya ku rugamba, nanjye nzambara iroza, nzaza mu mfungo. Nimushake muzanyica uwo munsi, kubera ko kuzabukunda igihugu, ariko uzambwira igihugu cy'ukunda. Umunsi numvishe ngo umukobwa wa Kabarebe akunyagiye mu gihugu, yagiye yambaye uniform yagiye ku rugamba, nzamenya ko aba bantu bakunda igihugu cyase bakunda ubwoko bwabo, ariko n'abanyamitwe n'indyarya n'ibisambo barabeshya. Na Aristide ndayishimiye, mwifurije kugira ukwezi kwiza, turi kumwe gatanu ku kandi. Ndagusabye nyamuneka nkorera subscribe, ubundi usangize inshuti zawe ino video, icyo twita share. Gubwa neza.